Muraho neza, Yesu Kristo nashimwe cyane. Bashuje mu izina rya Yesu, Imana iduhana umugisha. Rero ndagarutse nanone kugira ngo twongere tuganire ni kuri ya channel yanyu Imbabazi TV show. Ndabashimiye cyane abantu mukomeje kunkurikirana, nshimiye cyane abantu bakomeje gukora subscribe. Imana ibamere imigisha myinshi. Nshimiye abantu bakomeje kumfasha mu buryo bumwe ndetse n'ubundi, bakantera inkunga yo kuntega amatwi. Imana ibamere umugisha. Ariko nanabasaba inshuti zanjye ngo mwongere rwose mwiyongere mukande subscribe, niyo nkunga mbasabye. Nuko tujye dukomeza kubana mu ijambo ry'Imana, mu buhamya. Nuko kandi uwo bizajya bifasha rwose ajye yihangana, asige akoze kukazogera, akoze kuri buri kimwe cyose. Imana ibamere umugisha. Tugiye gusenga Imana rero. Nuko nitumara gusenga ninjire mu buhamya, kuko numva aribwo nshaka ko tuvuga uyu munsi. Kandi mumbare munega amatwi, muze mwumve icyo Imana ibashakaho. Imana iduhana umugisha. Mwami Yesu Kristo, mwana w'intama w'Imana, turagushimiye ko n'uyu munsi watwongereye umunsi wo guhumeka. Uhabwa icyubahiro. Hari abantu bavuye muri uyu mubiri, ubakire mu bwami, kandi n'abatari kwihana nabo ubabarire. Nuko twese tugirire umugisha ku Mana yacu. Tugiye kuvuga ibyawe rero, ntaba ari njye, ntaba ari abagiye kuntega amatwi, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ngusabye imbaraga, ngusabye amavuta. Mana, dusukira amavuta n'imbaraga kugira ngo tubashe guhangana n'iyi si. Biragoye kubaho, biragoye muri ibi bihe. Abantu barababaye, abantu barimo kubura inzira, bakabura n'icyerekezo. Ntabwo byoroshye. Abashomeri ni benshi, abashonje ni benshi. Mwami, ndakwinginze kugira ngo utabare ubwoko bwawe. Rero ngiye kuvuga ntaba ari njyewe, ahubwo ukomeze uze hafi yacu, twegere. Ko turimo kugenda imbere tukareba n'inyuma tukabona ntabwo byoroshye, ariko abakwiringiye bazabaho amahoro masa. Urakoze kugiye kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndacyakomeza rero kubasuhuza cyane, mbabwira ngo amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Ikintu rero nje kuganira namwe uyu munsi, ndashaka kubabwira ku buhamya Imana yambwiye ngo nzaze mbubahe, kuko hari icyo ishaka kuri mwebwe. Hari abantu Imana ishaka kurokora, hari abantu Imana ishaka gukiza indwara, hari abantu Imana ishaka kuruhura kuko barushye, hari abantu Imana ishaka guha amahoro kuko bayabuze, hari abantu Imana ishaka guhumura kuko bahumye. Nuko niyo mpamvu nanjye naje kuvugira imbere yanyu. Rero mumbabarire, mujye mubyumva. Abashoboye kurokoka murokora ubugingo bwanyu, abashoboye gukira mukize amagara yanyu, bene data. Nuko kandi mukize n'imiryango yanyu, kuko buriya iyo haje ihungabana rihungabanya sosiyete yose. Abana barahungabana, nuko urugo muri rusange rukagira ibibazo. Imana rero idufashe kandi tugirire neza. Uyu munsi rero nje kubaha ubuhamya bw'ikigeragezo ngewe ubwanjye nahuye nacyo, ariko ntabwo nari nzi ko Imana izagira igihe integeke kubibabwira. Nari nzi ko ari ibintu bimbayeho nyine bikarangira, nk'uko nawe ujya uhura n'akaga n'amakuba. Nari nzi ko ari ibintu unyuzemo nyine nuko bigahita, ariko Umwuka Wera yantegetse kubwira isi yose ko ibyo bintu bagomba kubibera amaso. Rero ku giti cyanjye naje guhura n'ikigeragezo cy'uburwayi. Nuko ndarwara cyane ngera kure, ndarwara ndiheba, ndarwara ntakaza imbaraga z'Umwuka Wera, ntakaza imbaraga z'umubiri. Nyine iyo umuntu yarwaye namwe murabizi ukuntu biba bimeze. Maze kurwara rero ngira ibyiringiro bikeya. Icyo gihe amasengesho mbana make. Murumva narwaye nziranye n'Imana, ndwara nkijijwe, ndwara ndi umukristo. Mutagira ngo ibyo ngibyo byambayeho ntaramenya Yesu. Yesu yari inshuti yanjye, ndetse mukunda kandi mwemera, numva nta cyanandukanya nawe. Nahoraga ndirimba ya chorus ivuga ngo nta yindi Mana nzakorera, nta yindi nzaramburira amaboko yanjye. Nuko nkibera muri ako gakorasi, nkumva nta yindi Mana nzakorera, nkumva nta n'iyindi nzaramburira amaboko. Mwumva ibyo byiringiro nibyo mpagazemo. Nari nzi Yesu cyane ko hari ahantu Yesu aba yaragukuye ukamubona, hari imbaraga aba yarakujanduruyemo ukavuga uti sinzakureka.
ariko bene igihe cyarageze ndibura neza, nibagirwa ko umurengezi wanjye ariho nk'uko nawe wenda wamwibagiwe, nibagirwa ko Yesu ashobora byose nk'uko nawe wabyibagiwe, njya kure. Ariko naje kukubwira ngo nyamuneka arahari. Burya no mu bigeragezo urimo Yesu ari kumwe nawe, mu burwayi ufite simbuza ariko Yesu araryamanye nawe aho uryamye. Haleluya. Ndashaka kukubwira ko Yesu ari inkingi y'ubuzima bwawe, kuko iyo nkingi ivunitse ntabwo waba ugihumeka, ariko uracyahumeka kuko muri kumwe. Humura, komera nubwo bikomeye, ariko arahari. Nararwaye rero, maze kurwara njya kure y'Imana, ariko nabyita, ariko Imana ikaba yarigeze kubimbwiraho. Buriya yari ifite umugambi ko nzagera igihe nkicara hano nkabibabwira. Irambwira ngo mwana wanjye, ngo nubwo uzagera kure, ngo ukagera no ku rwobo rw'ikuzimu, ngo nzaba ndi kumwe nawe. Noneho nkajya ngeragiye nkibaza, ariko Mana ko wambwiye ijambo rikomeye, ukambwira ngo nzagera ku rwobo rw'ikuzimu, ku rwobo rw'ikuzimu hamera hati? None se ku rwobo rw'ikuzimu ni hehe? Bikajya binshanga, nkajya mpora nibaza ibyo bintu. Ariko reka nkubwire inshuti y'umusaraba, niba usenga ukaba ubana n'Imana, ukaba Imana ari inshuti yawe, yifate uyikomeze. Cyangwa se uyibwire niba wo kuyifata bikunaniye, ikwifatire igukomeze. Ubwo rero igihe cyaje kugera muri ubwo burwayi, ndivuza biranga. Nshuti, hari igihe nawe byanze, ariko hari Yesu wacu burya arakomeye. Ndivuza kwa muganga, nagiye inshuro utabara, bakamburamo indwara, mbese ibintu byose biranga, nkasanga nta ndwara mfite, ndi negatifu, ibintu byose nuko, indwara zose nkazipimisha nkisuzumisha, zimwe zose uzizibaho, bagasanga ndi free, nta n'ikibazo na kimwe mfite. Ariko nkagenda nkasa n'umukara, icyo bita umukara, nkisiga amavuta ntamfate, nkarya ibiryo ntibijye ku maraso, nkanywa amata, reka data bijya byanga. Nshuti yanjye, bijya byanga. Nitukirate ngo twirate uyu mubiri, iyo waduhindutse, reka nkubwire, urishaka ukibura. Ariko ndagusabye, jya umenya ko mu ijuru dufite Imana, byibura ibyo bintu aba ari byo bigukomeza. Muri ubwo bwigunge, muri ubwo bwihebe, muri ubwo gusa nabi, muri ubwo kunanuka, naragenda nanuka, nari mfite ibiro nka 70, nsigarana wenda nka 30. Nawe ubyumva ukuntu umuntu aba asa. Noneho naragiye ndiyanga, noneho n'abantu baranyanga burundu, nsigarana n'umuntu uncira akaruru rutega, abantu bamvugiriza induru, arapfuye. Nuko nanjye nakwireba kuko nsanga ndapfuye, ndiyakira. Hari igihe uniyakira ukavuga uti nta kundi. None icyo gihe ikintu nshaka kubabwira cyambabazaga kurusha ibindi, na Yesu wanyine naramutaye. Vuga ngo wamutaye gute? Ariko we ntabwo ajya duta. Reka nkubwire, ushobora kuba warataye Yesu, ariko najya nkubwire ko atajya duta. Reka burya ni inshuti nziza, ndayigutuye. Niba warabuze inshuti mu kigeragezo urimo, niba warabuze umuvandimwe kuko nta n'abari bahari nanjye, niba warabuze byose nyine n'amafaranga ugakora ukabona ntari kugufasha, inshuti ni imwe, ni Yesu wenyine. Reka rero umuntu wanjye wari usigaye hafi ambwira ati rero, niba utemeye ko njya kukuvuza, ubwo murahumva namwe mu bapfumu. Niho naje kubabwira uyu munsi. Kwa muganga byaranze, ahantu hose impande zose narakarakaye, narasenze, byaranze. Muri ibyo bihe umwanzi ni usigaye anyihebesha, ati ubu ngubu yakira upfe. Umuntu wanjye wari undi hafi, wari ufite icyo kumfasha, arambwira ati rero, niba utemeye ko njya kukuvuza, ngiye kukuta nanjye nigendere. Inshuti zamvuyeho, bavandimwe barigendeye. Nuko n'uwari undi hafi wamfashaga arambwira ati ubwo nanjye nutemera ko njya kukuvuza, urabeho. Bene dareka mbabwira, icyo gihe nari ngifite Yesu, ndimo nkimwiringiye, ariko nanone numva ntarimo kubona igisubizo cye. None ndavuga ati se n'uyu nansiga akanta nawe ndapfa, mfe mbure nujya gutanga itangazo ko napfuye. Ubu se mbigenjeje nte? Ngisha umutima inama, ndavuga nti rero aho kugira ngo mpfe, reka ansige, niwe nabonaga nsigaranye, reka nemere, nuko nta kundi nyine. Amen. Bamumvuze gutyo,
nuko hari igihe Yesu abana nawe ukabona yarahabaye, nuko urajya habakomera. Sinzi icyo uri kurwana nacyo uyu munsi, ariko iyo abizi neza ko umutima wawe nta buryarya burimo, iyo abizi neza ko wamukundaga, iyo abizi neza ko utajya kumubeshya, iyo abizi neza ko utajya guca ku ruhande gukora ibyangwa n'amaso ye, iyo abizi ko muri inshuti nyine hari ukuntu we iyo ari mu ijoro areba inshuti ze akazimenya, nuko urajya azimenya. Aho wajya hose rero nambwiye ngo aho uzajya hose tuzajyana, niko Yesu wanjye ajyaga ambwira. Noneho maze kuyamanika nemeye kujya kwivuza mu bapfumu, ndavuga ati se koko Yesu ubu turacyari kumwe, ubu se ntugiye kunjugunya? Ngenda nuko nyine ndushaho kwiheba. Bene data rero muri makeya naje kugenda, ubwo nemera izo nzira, ndavuga nti ubwo ngiye gupfa n'ubundi ngiye gupfa, ariko reka mbabwire Bibiliya ivuga ngo ntuzatinye icyica umubiri, ahubwo uzatinye icyica ubugingo. Njyewe rero ahantu aho nari nageze, ntabwo nari nageze mu mwuka wo gutinya icyica umubiri, ahubwo nari natinye icyica umubiri, ahubwo ngiye mu cyica ubugingo. Murabyumva neza? Hari ukuntu ujya gushaka igikiza umubiri ariko ubugingo bugapfa, kandi ubugingo nibwo buhenze bene da, ni ukuri burahenze. Uyu mubiri urapfa ukabora, n'umuntu ntanagaragare ko yigeze no kubaho, ariko ubugingo buzakomeza kubaho. Iki kintu mucyumve, umuntu w'imbere azabaho iteka ryose, ariko uyu w'inyuma arasaza akanarangira. Mumbabare aha hantu masubiremo, umuntu w'imbere abaho imyaka yose, mbese nta herezo agira umuntu w'imbere, ariko uyu w'inyuma agira iherezo. Cyangwa mukabyumvira mu mwuka, nimubyumvire mu mubiri. Impamvu uyu muntu w'inyuma abora agashiraho, nuko uyu ari ikote, ni nkuko nambaye umwambaro. Uyu mubiri twambaye ni umwambaro ufubitse uw'imbere. Umuntu w'imbere rero we azakomeza kubaho, ariko uyu w'inyuma azabora. Yego, ndangije ngirira impuhwe umuntu w'inyuma, ariko uw'imbere njya kumwica. Ariko nuko nasanze Yesu Kristo yarankunze urukundo rurenze urwo namukunze, ariko nari ngiye. Ndashaka kukubwira ngo nawe wikomeza kujyayo, wikomeza kugenda, wikomeza kurimbura umuntu w'imbere, kuko uwo muntu uri kwica wazabaho iteka n'iteka. Ariko uyu w'inyuma wababariye ngo reka njye kwivuza, ngo reka njye mu bapfumu, ngo wenda baramfasha, hoya ahubwo barakwica kurushaho. Byibura hari gupfa uw'inyuma, uw'imbere akazabaho iteka n'iteka. Ariko uragenda uvuza uw'inyuma, hari igihe atazanakira. Kuko njye ntabwo byamryoheye ntibyamwiriye, niyo mpamvu naje kubasobanurira neza. Naragiye nk'ibisanzwe njya ku mupfumu. Ni njyewe ubwanjye uri kubibibwirira, ntabwo ari byo numvanye abandi. Ariko nataye Yesu wanjye. Cyakora mbabwije ukuri nagiye mbabaye, ntabwo nari nishimye. Ariko Yesu yari yanambwiye ko nzagera ku rwobo rw'ikuzimu, naho ngo azabana nanjye, nacyo mukibuke. Ngezeyo umupfumu ikintu yakoze, yaranyakiriye nk'ibisanzwe. Murabizi ko bikundira amafaranga, niyo mpamvu utakigira ipantaro, niyo mpamvu utakigira umwenda wa mugore we, nuko wayamariye mu bapfumu. Impamvu abana batakirya nuko wayamariye mu bapfumu. Reka nkubwire, nta bagome nta n'impuhwe banagira. Nibashaka banyumve ndabizi, ariko abapfumu ni babi, nta mpuhwe bagira. Ntago areba ko udafite icyo uha umwana, ahubwo gutuma n'agasambu kavuga ati genda ugurishe na kariya karima ndebe usigaranye. Uzi ko bamenya n'ibyo ufite, bamenya n'ikintu ufite. Genda ugurishe kariya gahene, kandi barakugurisha umwana akiga. Genda ugurishe ka gasambu wahingagamo ibishyimbo bana bakarya. Murekeraho, nta mpuhwe bagira. Nje kubabwira impuhwe za Yesu, nje kubabwira ko Yesu ari we munyampuhwe. Ariko murekeraho kubabaza abana banyu muraguza, murekeraho kwaya n'udushyimbo wari wejeje, bari kurya umwaka. Uragiye uratugurishije ngo wabuze ubuzima, ngo reka nze sha, ngo reka njya kwikurikirana, ngo byankomeranye, ngo umuturanyi amereye nabi, ngo bandoze ng'amaguru ngo mu mbavu. Nyamara hari Yesu wahita ugukiza ayo maguru utagiye gutanga udushyimbo wari kurya umwaka. Mwanyumva? Yesu rero adufashe kandi atugirire neza. Mwambabarira mukanyumva, n'umuntu uzanyumva azabwire mugenzi we. Murekeraho, nta mpuhwe bagira. Bari abantu n'abagome, barimo kurimbura icyo bita ubugingo, bakarimbura n'ubutunzi bwanyu, bakabamaraho ibintu kandi ntacyo bari bubafashe. Mbarangira inzira rero, ndaza kubarangira inzira
yabavana muri uwo mwijima. Nihuse umupfumu ikintu cyanteye ubwoba cyabo nageze yaranyakira atangira kurira mu biganza byanjye, bafite n'ubumaji akakumenya wese, nabo barerekwa niba ari imyuka yabo nayo ibamenyesha uwo muntu uje wari we, nuko kuko bakorana n'isi y'umwijima. Naje kubabwira ko iyo wagiye ku mupfumu uba wageze ku mwambasaderi wa Satani, urumva. Ikindi bagutwara abapfumu bafite ubumaji ku buryo ugerayo agahita akumurikira shebuja. Icyo kintu mucyumve mu mwuka. Iyo ugezeyo ni kwa kundi ujya gusenga ukumva ngo ifoto yawe ngo iri ikuzimu, ukajya wibaza ko ntagiye ikuzimu, ifoto yanjye yageze ikuzimu gute? Kumbi hahandi wagiye ngo ugiye kwifuza ngo ugiye ngo kugira ute, bahise bakumurika, bugingo bwawe barabutanga. Mane tugirire neza. Rero ndagusabye inshuti yanjye, nyumva ntega amatwi, urokora ubugingo bwawe hakiri kare, wihane. niba waragiyeyo, nuko numara kwihana Yesu azaza aho uri agutabare. Ubwo rero igihe cyaje kugera, nkigerayo andeba mu biganza arandondora, aravuga ngo ngo ndareba disi ngo mu biganza byawe ngo hera, ngo nta nubwo ngo ufite ngo mu burozi, ngo nta n'ikintu na kimwe kiri mu kiganza cyawe. Kandi koko nakijijwe ndi umwana, ntabwo narigeze niyanduza, haba mu biganza haba nta maraso naba naramenye, nta. Arambwira ati rero, ati humura, ati ndagufasha. Ariko Mana igira neza. Ikintu cyatumye rero nza kubibabwira ni kimwe cyababaje umutima wanjye. Muri uko kumfasha yagize gutya, ampa imiti. Arambwira ati rero, uyu muti nguhaye ugende uze kujya ahantu mu mayira abiri. Ati oya, yambwiye ahantu mu mayira abiri ngo mukarabe ninjoro. Murumva kaga abantu bafite n'agahinda, abantu bageze mu mwijima. Nibaza ukuntu ndi bujya mu nzira ninjoro birancanga, mubabarire. Ariko iyo ubabaye kuri kw'Imana wakora n'umwanda wawe urya kugira ngo ukire. Iyo ubabaye umuntu akakubwira ikintu ngo kiri bugukize, ukora bitajya bibaho. Ati ndamubwira rero, mu nzira ntabwo najyayo rwose, ntabwo nabishobora, mbabarira wowe ukagira Imana. Ubwo muri iyo nzira hageze umuntu wansanga. Ati noneho atuze kujya inyuma y'inzu. Ati noneho, ati ushaka ukuntu, ati si ngombwa gukaraba umwanya, ati nyine ni ukwivura. Murumva? Nti yego. Atari ku ikintu uri burote ejo uzakimbire. Urumva? Aho niho ubwenge buri, aho niho umubare w'ibanga, password iri. Ikintu uza kurota ninjoro umaze koga uwo muti uzakimbire. None ndamubaza kuko ntari nzi biva niyo bijya, nti none se umuntu ararota? Ati umuntu iyo yozuye umuti ararota, ati kandi uzabimbwira ejo. Ndatashye kubera agahinda n'umubabaro mfite ngiye gupfa, nditabara ngo ndi gukiza umubiri, ndabikora. Nagiye inyuma y'inzu, ubwo nyine ngira vuba ndabivuze, ndamenya amabanga. Ndangije ubwo ngo nari nzi ko ngo ndimo kwivura, byaye ko ndi kwiyica. Urupfu rwa mbere ruri mu bapfumu. Reka mbibabwire ndekera aho ngaho, ndagira mbabwire ko urupfu rw'abantu barabuza ruri mu bapfumu. Ntabwo bari abantu babavura, ntabwo babaha ubuzima, ahubwo babica kurushaho. Aho kuguha ubuzima wumva wagiye kumusaba, ahubwo yica n'ubwo wari ufite. Icya mbere yica umubiri akica n'ubugingo. Ntabwo abapfumu bavura, ibi ndabibabwiye. Ahubwo abari ku kazi ka shebuja, ariwe dayimoni, ariwe shitani. Urumva? None se ko mwayobye, kuki bakoresha biriya bintu ngo ni amahembe, ngo ni nyabingi, ngo ni ibitega, ugasanga umuntu ngo afite, ukajya kwiyambaza ibitega n'ubugome bwabyo, ukajya kwiyambaza amahembe, ukajya kwiyambaza nyabingi. Umva, murekeraho. Mbabwize ukuri, mbabwire murekeraho bene da. Mwakira imbabazi z'Imana basi. Njyewe basi urababaye kubera kutamenya, ariko uyu munsi nagira ngo mubwire umuti hubwo, kuko aho hantu wagiye ahubwo wagiye gupfa, ntabwo wagiye gukira.
naratashye nk'uko bimeze n'agahinda nari mfite nk'uko nawe gafite n'umubabaro n'uburwayi mbabaye pe. Ngeze mu rugo maze kubikora ndaryama. Bene da umuzi ikintu narose, uzi iyerekwa nagize muri iryo joro. Reka mbabwire, nzagaruka kuri babwira ubutaha. Reka mbe nsubikira ahangaha abantu bajya bankurikira, muzaze mu kiganiro ngiye kuzakora ubutaha. Niba mushaka mufite n'amatsiko, muzagaruke mu kiganiro nzakora ubutaha mbamenera iryo banga. Abantu murimo kujya gupfira mu bapfumu, abantu murimo kujya mu burozi mukajya kwivanga mu bidafite umumaro, mukica ubugingo bwanyu, mukajya mu bapfumu bakabaroheka ikuzimu bakabamurika, agahita afata ifoto yawe ahita burya neza ukihahaguruka ahita agenda akamurikira ya nyabingiye cyangwa babazimu yashyize mu nguni. Noneho babazimu tayari nibo bahita bajyana ifoto yawe hehe ikuzimu. Noneho wajya mu masengesho ifoto yawe iri kuzimu, ifate ukajya wibaza ikuzimu ko ntagiyeyo, harya ifoto yanjye yagiye yite. None ikindi kintu baba bagukoreye kidasanzwe, baba bagufatiye ubugingo bwawe, kandi murabizi ko ubugingo ariko buzabona Imana, kandi ugakomeza ukajya mu rusengero, ugakomeza ukajya muri korali, wavuye mu bapfumu niwanabyihane, ugakomeza ukavuga ubutumwa, ugakomeza ngo narivuzaga. Wivuzaga iki? Ese Yesu wawe ntacyo ashoboye? Ese ko akiza uburwayi kuki utamwizeye? Ese ko ashobora byose kuki utamugumyeho kugira ngo agufashe? Rero reka mbabwire, mbaye nsubikiye ahangaha, uzagira amatsiko azankurikirane mu kiganiro gitaha. Mumenera ibanga ry'ibintu bibabaho mutari muzi, ry'ahantu abapfumu babajyana mutari mwarigeze kumenya, ry'ukuntu ubugome bw'abapfumu bafite ubugome bwo kurimbura abantu. Ntabwo arimo kukuvura, ni ukuri kose arimo kukurimbura. Ararimbura ubugingo, arimbure n'umubiri. Kuko niyo ageze ngo hari ikintu akoze ni nko kukorohereza, ariko nta nsinzi batanga. Icyo kintu mujye mukimenya. Insinzi ni Yesu wenyine uyifite, ubugingo ni Yesu wenyine ubufite. None se kugiye ngo akize uyu mubiri nahoze mbabwira uzabora, nubwo kandi yago ubugingo akabutanga akabwica, inyungu iri hehe? Mbabarira rero wumve kandi ubeho. Icyo mbasabye, yaba abapfumu bababwira ngo barakomeye, yaba abo mwumva ngo baroroheje, nta mupfumu n'umwe kuri iyi si ufite icyo avuze, ahubwo Yesu wenyine niwe ufite icyo avuze. Ati kubera iki? Nuko nta nsinzi batanga, ntabwo bagukugeza ku bugingo, ahubwo bakufatira ubugingo bwawe bwa bundi buzabona Imana bakabutanga. Niho ujya wumva ngo ni ku cyicaro cya Satani. Ubwo rero ngewe nakigezeho, ariko kuko nari narasezeranye n'Imana iryo sezerano naje kuhava. Uzuntega amatwi rero mu kiganiro cy'ubutaha, wumve ngo nahavuye nte, byagenze gute, naje gukira gute bwa burwayi, mbese iherezo ryanjye cyaje kubiriye. Imana iduhana umugisha. Murakoze. Reka tubanze dusenge Imana. Mwami Imana nyir'ijuru n'isi, uwera kandi w'ukuri, Mana ya Isiraheli, Mana irebera hose icyarimwe, Mana ivuga bikaba ntagire uyivuguruza. Ndagushimiye cyane ko unshoboje kuvugira imbere y'aba bantu. Ndashaka kubwira abantu inzira ibajyana mu ijuru, kandi bakava mu mwijima. Hari abantu barimo kurindagira mu bapfumu, hari abantu barimo kumarira ubutunzi bwabo mu bapfumu, barimo kubarya imitsi, barimo kubamaraho twatunga abana. Bamwe barakennye ntibakigira n'icyo kurya kubera abapfumu, baratwishe Mana, bishe abantu. Abandi bagurishije amasambu, abandi bagurisha amazu kubera abapfumu. Ndakwinginze nshoboza kugira ngo mbwire abantu inzira yabafasha kuva muri uwo mwijima, kandi ngusabye n'uburinzi n'ubudahangarwa. Mana yacu ujye udushyiraho uburinzi kugira ngo izo mbaraga ntizikaduhangare, iyo myuka ntikadutinyuke, ahubwo dukomeze dufite ikimenyetso cy'amaraso y'umwana w'intama. Mana ishimwe. Haleluya. Humugisha umuntu wese uri bunkurikirane, humugisha umuntu wese uri bwumva iki kiganiro akihana akava mu bapfumu, humugisha umuntu wese uzumva akava mu mwijima akavuga ati burya ni nararindagiye, akajya mu nzira y'umucyo. Mana ishimwe. Hari ukuntu umuntu nubwo yarwara yizeye Yesu, yamara kwizera Yesu agakira cyangwa atanakira, akava mu mubiri agataha. Kuko mwese nubwo tuhigundiriza ariko si iwacu.
rero shoboza abantu bawe kumva ibi kandi babashe gusobanukirwa, babashe kuva mu mwijima. Nuko mbisabye nizeye kubuntu mu izina ry'umwami wanjye Yesu Kristo. Amen. Amen.